Nongeye kubasuhuza aho nshuti bavandimwe mudukurikirana, aho muherereye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba aherereye ku migabane igiye itandukanye kuri za Europe, kuri Aziya, kuri za Oceania, muri China, muri Afurika ndetse n'indi migabane yose aho iherereye hose. Ibihugu byose mujye muherereye mwese ndabasuhuje yambi. Tukaba tugiye kuganira ku bintu bya Pi Network, aho tugiye kuganira uburyo announcement Dr Nicolas ari gutanga yanditse ku rubuga rwe, ndetse tugiye no kuganira ku bintu biri muri white paper batwemereye kudukorera. Tugiye kuganira no ku buryo abantu bagenda babona iri faranga rya Pi Network, ese ryahindutse cryptocurrency cyangwa ryahindutse digital currency, ese igiciro cya GCV byarangiye gute ibyacyo. Byose tugiye kubiganiraho, ndabibagezaho mu kiganiro cyose mukikurikirane paka kirangiye. Dr Nicolas yanditse ati: Pioneers, please don't not sell the Pi coin that you have worked hard to mine for the 6 years for a low price. Remember the conformism of the Pi core team. The Pi core team did not sell Pi coin Trump ASO. In the end of the Pi core team wanted the Pi coin value to be created and the pioneer, please, I beg you, pioneers around the world, please don't not sell Pi coin and market for low price. Yanditse ati: bapioneer, mwitondere kugurisha amacoin yanyu, y'amapi coin yanyu, kubera ko zira market ziri kugura ari amacoin ntago zemewe. Cyakwanza ntago zemewe, zira ni black market. Ibyo byose rero nimuramuka mubikoze nimuzigere murira. Ibyo Dr Nicolas yihoza bibabwira, niyo mpamvu naze kubisona cyane kuko dutumwanya mutoya tugende twumva n'ibindi bintu yagiye tuganiriza. Yanditse ati ngo vote time, select your direction for the pointation price by March 40th in this year. Yanditse ati ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo azatanga igiciro. Ibiciro bagiye batubwira ati bishobora kuzaba bizageze ku idolari 0.5, byavuyeho byagiye kuri 1, biva kuri 1 bijya kuri 2, biva kuri 2 bijya kuri 3 bijya hejuru yabyo. Ibyo byose rero bizabyemewe until last by the things. Bizabyemewe na community, twebwe nyine nitwe tuzaba tubiha agaciro ko bigiye binyuranye. Please yuko mugura cyane, please yuko bashyiramo amafaranga menshi cyane, ni nako n'ifaranga rya nako agaciro ka Pi coin yorira. Ibyo rero tugomba gutegereza igiciro cya Pi Network, nibo bagomba gukora icyo bita production to make a price. Dr Nicolas yanditse ati: network have the different main phase. Open network mainnet ariyo yabaye global mainnet. Please follow for update. Ahubwo ati noneho ubundi dore ikintu mugomba kumenya cyakwanza, nago Leo open mainnet launch ishobora kuba grace period hatarimo abantu bamuvinzwe, tugasigarana abantu b'ingenzi bemewe bakurikije amategeko ya Pi Network. Ese n'abantu batari ku mininga, batari gukora KYC ko bisabwa, abo bantu bose bagomba kwanza bakavamo, igiciro cya network kikajya ahagaragara ku buryo ibintu byose biba biri confirmed. Nyamara kuvamo rero nibwo tuzadutangiranye n'ikintu bita grace period finish, izabirangiye tutangiranye n'icyo bita global open mainnet. Ibyo rero iriya launch ya open mainnet yabaye cya open network yabaye gute? Ese yari igamije iki? Iriya kugira ngo amakampani yisanzure mu gushyira amafaranga muri Pi system cyangwa muri exchange, kugira ngo ririya faranga ribashe kuba ryenda ryakurira, bigaragaze ko ifite performance nini iri hejuru,
kugira ngo nibarenga igihe digital currency ibintu bitazaba ikibazo mu buryo bugaragara. Ibyo rero biradusigurira iki? Twebwe nitwe dufite Pi network niyo ifite abantu benshi bayirimo kandi babasha kuba baramayininze barakurikiranye umushinga wa Pi network, ndetse ikaba ifite n'abantu n'amanotes menshi nk'uko bisabwa bakurikiye amanotes n'abantu binjiye babasha gukurikirana ino Pi network. Ndetse no muri Pfest mwarabibonye ukuntu twagiye twitangatanga mu buryo bushoboka ari nigerageza. Ubu ngubu ibintu byagiye ahagaragara nkuko mugenda mubibona, wenda nuko nabonye ari byinshi kandi bifite time ntoya, kuko ari byinshi ndimo ndashaka kuba nakubaka cyangwa nakora kugira ngo mubashe kuba mwabisobanukirwa neza. Aya ma systems yose muri kugenda murubona nayo Pi quote muri kugenda igaragaza yuko impamvu itararonshinga neza iri faranga rya Pi network n'aya ma systems yose igomba kugenderaho. Icyambere urumva niba yamaze kuvata zira miliyoni 60 z'abantu zigomba kubanza zigaparticipatinga zikoresha zigurana ibicuruzwa byegeranye. Ibyo byose n'amaservice hamwe zigenda zitanga zikoresha Pi quote byako Pi network. Iyo ni system bagomba kubakiramo hariya bagomba gukoresha. Iyo bita dynamic supplier, ibyo byandi byo kugira ngo babashe kuba batumaho ibintu babisupplying babijyana hirya no hino. Iyo biliyoni 100 nibyo dukeneye ko bisupplyinga maho ngaho, na biliyoni 100 nizo dukeneye ko zinjira kugira tubashe kuba twakwemererwa n'uyu mushinga wacu. Mureke rero dusome ndi white paper ubundi yo yatugaragariza iki. Mwumve neza. Baratubwira ati will transaction between Pi apps and Payoneer and Payoneer to Payoneer transaction and allowed with Pi network and across the network will have a price and transaction and listed below. Those restrictions and the stage help enforce and enclose natural and network. There will the connective between Pi and other blockchain crypto exchange main can only access Trove and wallet and Pi. Atubwira ati muri transaction tugomba gukora cyo ziri hagati ya yino Pi apps cyangwa ya Pi network ya Pi browser na Payoneer ndetse n'aba Payoneer ku Payoneer. Ibyo ni ibintu tugomba kuba nizo transaction zemewe muri enclosed mainnet zari zemewe. Izo rero zari zemewe nizo zari ziri listed. Izo rero icyo gihe nicyo twarenze, kuko icyo gihe mwabiguraga murerereye muri location iri mwegereye nyine mu gihugu mutarenga igihugu. Ibyo rero niyo iyo connective yabaga muri Pi and other blockchain exchange. Ibyo byose nibyo ibyo byose urumva nibyo byaberaga maho hagati, nibyo bigiye kuberamo hagati aho muri after enclosed network cya enclosed mainnet. Urumva niyo mpamvu launching yabaye. Launching yabaye kugira ngo twemererwe kuba twagura Pi coin ku yandi ma exchange ku yandi ma cryptocurrency tuyajyana ku yandi ma exchange. Urumva baratubwira ati they will no connective between Pi and other. Urumva iyo muri closed mainnet ntabwo byabyemewe kuba wafata Pi zawe ukabazigura izindi blockchain. Urugero nka Binance, za Stellar za kizose ntabwo byabyemewe. Cyangwa wafata izindi za exchange ngo wabasha kuba wajya kuziguramo, ntabwo byabyemewe. Mainnet can only access Trove in the Pi wallet and Pi orders. Urumva ino mainnet yari yemewe yashobora kuba yaccessinga kuri Pi wallet
and Pi network. Urumva ikofi yawe yabaga igomba ku accessinga kuri indi kofi y'undi muntu ariko bikoreye muri Pi network cye muri Pi apps. Ibyo byose rero nibyo byaje muri enclosed mainnet, ibyo nibyo byakoreshwaga. Ariko aho tumaze kugera muri final enclosed mainnet, tumaze kujya muri cyo bita launched open network, ibyo byose byase bihinduka tubijyana muri waza kureba ukuntu byari bisigaye byemewe. Drop in wallet and the Pi apps and the Pi browser. Urumva kufata Pi wallet yawe uyigura muri Pi wallet y'undi muntu ndetse na Pi apps on Pi browser. Ibi byose ni ibintu twabasha kuba twakoresha system zemewe. The mainnet blockchain will be accessible and any computer and the internet, but only through and the firewall and enforces above rule. They will only be core team nodes and mainnet ensure that the firewall is in place at all time. The enclosed network will support and economy activity grow and the Pi ecosystem test Pi 2. Ino mainnet rero ya blockchain yaberaga muri computer cyangwa muri telefone zawe ukoresha internet, ndetse ukabasha ko wakurikiza amabwiriza ubikurikije mu rwego rwo hejuru kugira ngo utabasha ko wakora ibidasanzwe cyangwa yenda ibidakenewe bakabasha kuba baguhana. Nanone rero they will only be core team bizaba ari core team yerekanye no manotes cyangwa uburyo yagerageje kugenda ikoreshwa. Mainnet issue and the firewall price and the time. Enclosed network will support economic activity growth and the Pi ecosystem. Urumva enclosed mainnet yo yafashaga cyangwa yajyaga gusupportinga economic activity ndetse no gukura kwa Pi ecosystem kugira ngo nyine igende igira ahagaragara imenyekana cyane. This pioneer transaction and are possible through in the Pi wallet KYC. Pioneer will be able to use in the Pi wallet transaction Pi. Pioneer can also spend Pi and the Pi apps on the Pi browser, which can access and the mainnet through for Pi apps, CDQ, and P browser app during and the enclosed network period, and the app on the Pi browser can only use the Pi blockchain app whitelisted by the firewall, interact with the mainnet and flowing use Pioneer 2 Pioneer 2 app and app to Pioneer transaction will be Pioneer kugira ngo ubashe gukora transaction zashobokaga no zo gukorera muri wallet ariko warakoze KYC ndetse uri kuba wallet yawe yarabaye transaction kuri Pi, nibwo wallet yawe yabasha kuba yakora transaction kuri Pi. Aba Pioneer babashe kuba batanga Pi muri app ya Pi cyangwa muri Pi browser, babasha kuba accessinga muri mainnet, babasha kuba bari muri mainnet cyangwa baragize muri mainnet Trump and app Pi apps, babikoreye babashe kuba babirebera muri Pi apps yabo cyangwa Pi network.
iyi Pi blockchain, Pi blockchain niyo wareberaga niba kuko warahawe muri mainnet, waragiburiwe muri mainnet. Ibyo byose rero kubikora byabaga biri in closed network period apps. Icyo ni cya gihe nyine cyabo twagendaga tujyamo cyo kwinclosinga network. Pi browser yashoboraga kuba yakoreshwa muri Pi blockchain nka whitelisted, nk'amalisite yemewe, and firewall inter of the mainnet, nk'amanuza yemewe cyangwa n'amakampani amwe n'amwe agiye yemewe muri firewall, cyangwa muri cyangwa yabaga yemerewe muri umushinga nyine yayandikishije. Pioneer transaction will be allowed. Exchange of the Pi and goods service through Pi apps, transfer and between the Pioneer for the goods and service. The flow use will be prohibited. Exchange and the fiat currency exchange of Pi for other cryptocurrencies. A transaction for Pi or a future promise of fiat and order. Pioneer bakoraga transaction gute rero muri exchange zabo, ibicuruzwa bahinduraga ibicuruzwa byabo, bagatanga Pi bakagura ibicuruzwa, cyangwa bagafata izindi service zimwe zitandukanye bagatanga Pi, ariko bibereye muri Pi apps. Ayo matransaction rero yaberaga hagati y'aba Pioneer ndetse n'ibyo bicuruzwa cyane mu service. Icyo gihe niko twakoreshaga icyo bita prohibited. None rero exchange yose yabaga ushobora kuyihindura muri fiat. Noneho fiat nako ugashobora kuba wafata ayo mafaranga nanone ukabasha kuba wayahindura. Urumva ntabwo wari ubyemeye kuba wafata ayo Pi coin yawe ukabasha kuba wayahinduramo amafaranga cyangwa wayagura izindi cryptocurrency, ntabwo byari byemewe. We will enforce above restriction and the addition firewall and the mainnet and the inclusive learning and the mainnet nodes and this interior period. Community nodes will continue and learn in the trusted and enclosed network period. We will continue to implement interface and order exchange and nodes and prepare and open network period. There in the community nodes will be able to learn and the mainnet restriction and the network to keep close will be the relaxed as the reach and the next period order network. Aya byainforcingaga kuba bimeze nk'aho byashyizweho byongere muri firewall. Ino mainnet yagaragazaga ano nodes mu buryo kugira ngo bagire muri icyo bita interim period. Community nodes will continue learning and the testnet. Ibyo byose byabaga biri kwegera muri testnet, nuzo yose niho yabaga yegerewe. Wibuka ko batari bayimurira muri mainnet, ano ma apps yose cyangwa apps yose yarari kiri muri testnet. In closed network period will continue in interface that exchange nodes and prepare that open network in ibyo byose rero closed mainnet yazisimburwa n'icyo bita open network. Iki gihe cyose rero ama nodes niyo yabashe kuba tujyana muri mainnet, ari ikaba restriction network. Ibi byose rero open network rero yarigamije cya open
network period yari yakozwe ute cyangwa yari igamije iki. Depending on the nature and the enclosed network ecosystem and the progress and the KYC and the period may begin on in per day March 40 and 2022, Pi 2 day run June 28, 2022, and the latest and the open network period mean that the few enclosed network period we will remove, allowing in the external connective in the order network and anyone who wants connect mainnet apps call and not be fail and period will be able run on their own network Pi nodes and app service. Pioneer will have connective with others. Noneho batubwira ati rero ino open network cyangwa open mainnet period yabayeho gute. Yidependingaga cyangwa yabasha kuba yaza ije kusa nk'isimbura ino enclosed mainnet, ariko cyane cyane yirebaga abantu bakoze KYC bakabasha kuba bajya muri mainnet. Aba nibo open mainnet ibireba. Icyo gihe rero enclosed mainnet yabaye ryari rero ya mbere twayikozemo icyo bita P-day yabaye mu kwa gatatu ku itariki 14 2024 na kabiri ni na kane. Nuko muri instruction y'umushinga bari bakoze bari bazi ko bizaba muri kuri 2022. None ariko ubu ngubu byabaye 2024 nibwo yaba P-day yaba P2 day byabaye. Ino open network rero yo yaje kuri moving icyo bita enclosed network period, yaje kuyikuraho dutangira icyo bita open network. Icyo rero twatangiye open network niyo yari system yaje yubatse mu buryo bwo kugira ngo ifasha no manotes kuba yafasha ano ma apps ya app service app yemeje gutanga service kuba yabasha kuba yazitanga cyangwa yakemererwa neza mu buryo yabasha kuba yakora icyo bita KYB. Ibyo byose rero ni byo byabashe kuba byaba byashyira n'umushinga wacu ku mwanya mwiza cyane. Iyo system rero buryo yari yubakitse ntago ari ibintu byari bigoye, ahubwo nuko abantu nyine twe kujya dusobanukirwa icyo bita white paper biba bitugoye cyane kubyumva, twe bwacu biratuvuna. Niyo mpamvu akenshi tuba twabihangayikiyemo cyane. Ibi byose bibaho bifite intego yabyo. Ibi rero nkuko nagiye mbibabwira twarangije icyo bita open mainnet, tugiye icyo bita global open mainnet. Igihe rero tugiye ku open mainnet igiye kuba ku mubumbe wose neza, noneho byemewe amap ino apps yemeye gukoreshwa ku bantu bose itajonjora nk'ifaranga rigiye gukoreshwa hose. Murebe rero ukuntu mureba ama app yemewe noneho byemewe n'amategeko cya serivisi ahantu mugomba gukora serivisi zose byemewe muri Pi network cya Pi Quantum. Ibyo yabashije kuba yaha ibyangombwa byemewe n'amategeko yabyo. Uca muri app yawe ya Pi network ukajya muri announcement iri muri dashboard zanyu. Wamara kuyijyamo ushaka kumanuka ukakanda hari handitse W abeg. So ushaka kugenda ukajya hariya ahantu handitse ko ugomba kwinjira muri zira system muri ziriya apps za system. Iyo ugiyemo ukayikandamo bahita bayikoherezamo bakakubwira ati
bakakwereka ziriya system. Noneho tuvuga ati rero icyo bita safety ni ibintu bigomba gukurikiza KYB, icyo bita verify business and partner interface with real KYC verify pioneer and vice versa. Ino safety itwereka ko KYB n'ama business yabashije kuba yaba verified, akabasha kuba yatanga serivisi ku bapartner ba Pi network. Icyo bita scam rero, only KYB verified business will be able to have a Pi wallet on the Pi mainnet to facilitate and operate different from interacting and non-KYB verify business and claim to have Pi mainnet weight. Aya rero ubona adafite KYB cyatarakoze KYB nuyajya muzamenye kugiye mu batubuzi bakesha bazabwira ko ari claim. Iyo aclaiminzwe urumva ni ikibazo. Aya ma Oxy budget get Ion the Pionex Mexes izi nizo company zemewe zabashije kuba zabona icyo bita KYB n'ino Pi network. Izi niho dushobora gukora system nizo service zose dukeneye, ni hano honyine dushobora kuzikura. Munyumve neza, aha ni honyine dushobora gukora system nako service zose dukeneye, niho honyine dushobora kuba twazikura n'ahandi. Ubyo byose rero nubikora gutyo ntago uzabasha kuba wabura Pi zawe, ahubwo uzaba uri muri system nziza Pi network igushakamo. Mugire amahirwe y'imigisha rero kandi muhaye muronke. Ciao ciao. Nongeye kubasubiramo bino bintu. Benshi bari kwibaza ati ese nuko iki turi kubona Pi yasohokeye kuri ari amafaranga. Hoya, hari amafaranga ntago ariyo Pi yasohokeyeho, ahubwo niyo mpamvu tubuza kugurisha Pi coin zacu, batubwira tuzibike tubika ama wallet yacu kugira ngo batabasha kuba badutuburira kuri ari amafaranga. Kuba batubura nta kundi nuko ugomba gurekura Pi zawe bakabasha kuba baguha fiat money yako nyeya. Bira rero imyaka wamayininze imeze nkaho yego nayo yabaye imfabusa, ariko ibaje imagine nawe ufite Pi yenda nka 50, ubwo ni ye nyungu yabirimo kwigurisha kuri rimwe. Iki mu kibazo neza. Ikindi kintu cya kabiri, ayo mafaranga iki giciro nyacyo kizajyaho kuri global open mainnet period. Icyo gihe kizaba cyabagenze gutero. Tugiye gukurikizaho mu kwa gatatu kuri 14 tugiye gukurikizaho uburyo Pi igiye Pi Quantum igiye kutwereka uburyo iri faranga tugomba uburyo tugomba kuzarikoresha muri global open mainnet cyangwa yenda Rio open mainnet launch. Niho bazahita batugaragariza igiciro, nyuma yaho nibwo bazahita batugaragariza igiciro kubera ko bamaze kubona ko amasomo twayafashe. Ibi byose byo kugira ngo ba creating ama company menshi abashe kuba noneho yaba listed, yabasha kuba yaza kwiyandikisha kugira ngo abashe kuba yaziyemeza gutanga serivisi muri no Pi network. Ko dukeneye ama company menshi kuko abantu ni benshi ndetse kandi n'amacoin ni menshi. Urumva rero kugira ngo tuzabone company ziduhaza ni nyeya. Urumva rero niyo mpamvu rero dukeneye izindi company, kandi izindi company zifashe kubera ko babonaga Pi network ishobora kuba scam, ariko byararangiye ubu ngubu ntabwo ishobora kuba scam, ahubwo nubu bamaze kugira icyizere ubu ama company kugenda yandikishamo cyane. Icyo akeneye gusa no kubona KYB kugira ngo abashe kuba yatangira gutanga service. Mujye amahirwe n'imigisha rero, mucungane na Pi wallet yanyu na password zanyu. Ciao ciao.